mbasuhuze mbifuriza kugwa neza abakunzi ba Tech10 official. Aka kanya kuri ya ntego yacu twiyemeje yo gushaka amafaranga online muri uyu mwaka 2024 kandi tukashaka nta gishoro dutanze. Aka kanya tugiye kureba uburyo wakorera amafaranga binyuze muri mining yitwa Bitcoin BX. Hari abamaze kuyijyamo birumvikana, hari abamenye imbere, hari abatarayimenya. Twese ndagira ngo dufatanye dushake aya mafaranga. Bitcoin BX rero murabibona neza ko ari Bitcoin kugeza ubu imaze kugira aba users ari registered 597,312 kugera kuri tariki kuri uyu munota. Icyo nababwira kuri Bitcoin BX nuko izaronshinga mu mpera z'umwaka wa 2024 cyangwa se mu ntangiriro z'umwaka 2025, bivuze ngo izaduha bonane. Ikindi wenda ngira ngo tuvugeho aka kanya ni iki Bitcoin BX, nkuko tumenyeye ko ama mining cyangwa mining nyinshi zitandukanye usanga ziza zigatanga coin nyinshi, nimwe bigatuma zisohoka ziri ku giciro cyo hasi cyane. Kuri ntabwo ariko bimeze, kuko kugeza ubu yo total supply yayo ni 2,200,000. Nuvuga ngo ifite coin igomba kuzahereza abakiriya bayo 2,200,000 mu gihe ziba zifite muri za miliyari 2, iyo ifite 2,200,000. Bivuze ngo kuba ifite 2,200,000 izasohoka ifite agaciro ko hejuru uyanjye n'izindi zose. Ikindi twavuga tujya ngo tuvuye mbere ko tujya mu kureba uburyo dufungura account, nuko i Bitcoin BX bavuga ko 95% arizo tuzamayininga, none 5% bakazazitanga nk'ama bonus cyangwa se binyuze muri bonus no muri za gaming n'ibindi. Ubwo izi 95% tuzamayininga na hizi zo bazajya zitanga mu bonus. Ikindi ngira ngo tuvugeho mbere ko tujya mu kubijyanye no kumayininga ni iki kandi iki nacyo nkivugeho. Urava ku bintu bitatu hano ndabereka n'ikindi kimwe. Ikindi ni iki, aho bavuze ko Bitcoin BX coin will first launched in July 2024. Ngo mu kwa gatatu 2024 nibwo bazayironshinga kuri Pancake Swap. Noneho ikindi bavuze ko user can make request to distribute Bitcoin BX coin to their on chain wallet in monthly start in May. Nuvuga kuva kuri mu kwa gatanu umuyuza azaba yemerewe kuba ya requestinga kuba yashira izi coin ze kuri wallet ye. Ikindi bavuzeho nacyo ngira ngo mvugeho ni iki cya hano hepfo iki. Yes, iki nicyo ngira ngo mvugeho, aho bavuze ko to ensure that Bitcoin BX coin are transferred to the users on chain wallet, kugira ngo bizere 100% ko Bitcoin BX zaba transferred ku ma wallet y'aba users. Buri mu user agomba gucompletinga, agomba gukora cyangwa se KYC ya account ye akayirangiza, kandi account imwe ikajyana n'umuyuza umwe. Nuvuga ngo nta fake account zemewe. Umuntu uzabikora nabi as valid BNB smart chain wallet address, niyo verified email and approval confirm. Nuvuga ngo umuntu uzaba warakoze iyi KYC agatanga email ya nyayo akanayiverifyinga akanakora confirm, niwe wenyine uzayemerera guhabwa kuba transferred ho izi Bitcoin BX. Iki navuze ngo otherwise users account will be invalid and any complaint will not be resolved. Nuvuga ngo uzakora butari mu bwo buryo account ye izabiri invalid kandi ntabwo azaba ashobora kurekarama cyangwa se guclaiminga ngo afashwe. Ikindi
nagira ngo mvugeho mbere ko tujya mu bijyanye no gufungura account ni kino, ntabwo byose nabisoma ni byinshi. Yes, iki nagira mvugeho dore ni iki. Iyi Bitcoin BX yorohereje abantu bose ku buryo nta muntu uzavuga ngo yabuze uburyo yabikura amafaranga ye. Namwe murabibona hano kuri Pancake, iyi ni wallet tuzabikurizamo cyangwa se exchange tuzabikurizamo, BSC scan tuzayibikurizamo, BNB chain tuzayibikurizamo, OKX tuzayibikurizamo, Bybit tuzayibikurizamo, Get.io tuzayibikurizamo, gukomeza izi za Bitmart, za Mexa, za Bitget, za CoinGecko, za CoinMarketCap, MetaMask, Trust Wallet na Go Plus, izo tuzazibikurizamo. Bivuze ngo nta muntu uzabura aho abikuriza coin ze. Ikindi nuko navuga nuko KYC iratangira muri uku kwezi kwa gatatu. Sasa rero reka noneho turebe uburyo ufungura account kuri iyi Bitcoin BX. Icyo ndi gukora cya mbere yari introduction, reka bisigaye mvuge mu tatarenze 3 mbereke n'uburyo bikorwa. Sasa rero gufungura account byo biroroshye cyane. Uza hano ujya kuri link naguhaye, kamvugiye link yanjye iri hano kuri WhatsApp. Yes, uza hano kuri WhatsApp ugahita ukanda kuri link mba naguhaye. Nanjye no wayimpaye, ubwo nanjye ndaguhi yanjye, ukaza ugakanda kuri link. Amakana kuri link ugategereza Bitcoin BX igafunguka. Igifunguka uhita ushikira kuri ya page twari turiho mukanye ndi kwasobanuriraho. Yes, urabona ko naha n'umundi twari turi. Ubwo icyo uhita ukora wowe uhita nuvuga ngo iyo usanzwe already ufite account biba byoroshyeho, birumvikana. Uhita uza hano, iyo usanzwe ufite account uhita uza hano hejuru ugakora login, ugashiramo username na password. Ariko twebwe ibyo tutabifite, cyo tugiye gukora login, I mean register. Ubwo uyu login no ufite account, usanzwe ufite account, twe tugiye gukora register nta kundi. Rero uraza hano ushiremo username yawe. Username babyiza iyo ukoresha username igizwe n'imibare, amagambo n'imibare cyangwa se n'ijyawe n'imibare. Umuntu uze ushiremo email yawe uzajya ukoresha. Noneho hano urashiraho password iri strong. Password iri strong iba byiza igizwe n'inyuguti nkuru n'inyuguti ntoya n'imibare n'ibimenyetso. Noneho hano uze ushireho igisubizo. None urangiza ukande kuri open account. Nukana kuri open account ubundi ufungura konti biraba birangiye. Twagiye rero dukurikire uko turugiye kubigenza. Hano turazishiremo username dushaka. Reka tuze yanjye risanzwemo, ariko ntabwo nshaka gukoresha, ndashaka gukoresha inshashya. Kadushiremo Jado 15. Email shiremo iyi email yanjye. Yes, tuyizere 43@gmail.com. Password dushime password dushaka ari kuri strong, kadushire mwiyi tuyizere. Nabonye ko natangije inyuguti nkuru @43. Mabonye ko natangije inyuguti nkuru. None ndangiza hano bambwiye ngo 68 guteranyaho 9 ni kangahe? Aha ni 77. Tenza nshiremo igisubizo muno hano, mpashira igisubizo 68 guteranyaho 9. Mfite nshira hano igisubizo 77. Nindangiza hano hepfo nkande kuri open account nkuko ninababwiye. Nditanza hano nkande kuri open account. Ubundi mbe mfunguye account. Nategeza no processing hano haraka bari kumutuku ka processing. Tegereze bi processing. Yes, account rero ubu tuvugana yamaze gufungurwa.
murabona ko username habaye Jado 15 ashaka kumbwira ngo log out. Noneho tugiye kureba ku mininga. Noneho kano kantu tukiteho, aka kantu bavuze hano nako ni ingenzi. Bavuze ngo KYC will open for all user in last week of March 2024. Nuvuga ngo KYC kuba user bose zafungurwa mu kimwe cya nyuma cy'ukwezi kwa gatatu muri 2024. Noneho rero duhita tuza hehe, tuze kureba uburyo ba mining. Iyo ukigera hano ubonaho home, hano hari home, hano hari FreeBX n'utundi ibintu byinshi biri hano, ariko katire kuri tuno tubiri binzanye mbasobanura gake kugira ngo video idatinda. Aha home niho hahandi nyine ari naho turi kano kanya, niho winjirira no kundi zindi mining zose niko bimeze bifite home. Noneho hano hari FreeBX niho unyura umininga. Noneho sasa kugira ngo umininge uraza ugakanda hano kuri FreeBX, wamako akanda nko wamaze gufungura account yawe, ubwo bihita biza bimeze gutya. Hano hari your DX wallet, hari KYC tumaze kubona, hano hari account balance urabona ko ni 0 dufite kuko nta kintu twari twakora. Hano hari free bitcoin faucet, aha niho ituza ugakanda receive BX ugategeza ga processing irangiye bahisa kugira ngo you have received. Ubonye ibyo batubwiye nubwo nta bisomye byose, ariko noneho utegeza session ikarangira. Okay, urabona ko twamaze kwakira 0.3. Noneho ikindi ubu tuvugana iyi mining ikorwa mu masaha 28 nawe urabibona. Ubu nuvuga ngo tuzagaruka ejo nk'aya masaha twongeye tuze dukande kuri FreeBX, niturangiza duhite twakira izindi, dutangire raundi ya kabiri y'amasaha 28. Icyo nakubwiraho kindi ni iki, ibijyanye no kugira ngo utumire. Uko utumiye ni kuba guhereza izindi coin ugiye no mining cyangwa kongera umuvuduko wo kumininga. Uraza ugakanda hano, urabona ko hano hariho referral team. Kugeza ubu nta muntu umwe dufite twatumiye. Noneho kwinkirizinga, uraza ugatanga link yawe ariyo referral link ku muntu wawe cyangwa muri groupe cyangwa kuri WhatsApp cyangwa ahandi hantu hose, ubundi uwo muntu akajya akujoininga. Reka dufate urugero, bityo tuza dufate iyi link yacu tuyikopiye. Yes, link yabaye copied. Niturangiza tuyizane hano wenda kuri WhatsApp. Nitumara kwizana kuri WhatsApp tuze tuyipestinge, niturangiza twohereze. Yes, nitumara kuyohereza link mwayibonye, abona ko iriho http://bitcoinbx.com akarongo kabiramye akabazo Jado 15. Iyi niyo link, ubwo umuntu anyinjiraho ndahita mubona mu referrals banjye. Noneho ubwo reka tugaruka aha. Ndumva ibyo nagomba kuvugaho byari ibyo. Ibindi guma kuri iyi channel kugira ngo ujye ubona amakuru yose yijyanye n'izi mining zose, habi ndetse n'izindi zose tugenda dukora umunsi ku munsi. Nakagaruka rero, ndabakunda cyane. Nimba video wayikunze uyikorere, wibuke kuyikorera share, uyikorera like, uduhe n'igitekerezo muri comment. Kandi muri mushakuri uyu muyoboro wa YouTube Jado Tech 10 official, wibuke gukora subscribe ukande no kunzogera kuyatwita ubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Sawa, bye bye.